turabasuhuje inshuti mukuru ibiganiro bya televiziyo y'u Rwanda. Indangakiganiro yabibabwiye ni wa mwanya twakira abanditsi b'ibitabo tukaganira nabo tugerageza kumva icyari kibari ku mutima ubwo bafataga umwanya bakandika ibitabo. Muri uyu mwanya rero dufite umwanditsi kandi muzi wakoze imirimo yindi inyuranye itari ukwandika gusa. Yanditse igitabo ku mibereho y'abatutsi mu Rwanda hagati y'umwaka w'1959 n'umwaka w'1990. Icyo gitabo cye akaba agira ati iyo myaka yaranzwe n'itotezwa ndetse n'iyicwa bihoraho. Ni honorable Senateur Antoine Mugesera, ikaze mu kiganiro. Akoze. Kuki watekereje kwandika igitabo kibanda kuri iyo mibereho? Nashatse kwandika iki gitabo kuko nashaka gusobanura uko wari wariho mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ubundi wakwibaza ati mbere y'uko jenoside iba ubundi bari bameze bati, ubundi babagaho bati, babaye bahatiye kuri regime ya Kayibanda, babaye bahatiye kuri regime ya Habyarimana, ku ngoma, ku butegetsi bwabo bayobozi bombi. Nicyo nashaka gusobanura neza kuko jenoside ntiyakwiye kwizana, yagiye ihemberwa buhoro ntitwatuzi kwizaba, ariko icyo gihe yarabaye. None ukavuga uti iki ni cyo cyabaye mbere, iki ni cyo cyabanjije, iki ni cyo cyabanjije, nibyo byabanjije nibyo nashaka kwerekana. Muri iki gitabo cyanyu rero muvugamo ibintu bikomeye cyane, mukagenda mugahera mu myaka ya za 59 ndetse ukanavuga uti nari mukuru, bimwe n'ibyo niboneye ariko sinashatse kwandika ibyo nabonye, ahubwo washatse kwandika ibifitiwe ibimenyetso. Uhera rero mu mwaka w'1959. Abantu bose ntibazasoma iki gitabo, umaze no kuvugurura inshuro zirenze ebyiri, enda tuhere no kuri icyo. Kuki iki gitabo wongeye kukivugurura? Mbere hari icyo wanditse wise imibereho y'abatutsi kuri Repubulika ya mbere n'iya kabiri. Uyu munsi wakise imibereho y'abatutsi mu Rwanda hagati ya 59 na 90. Kuki ayo mazina yombi kandi kuki wagihisemo kukivugurura? Nahisemo kukivugurura kuko iyo umuntu yari kaba yiga, kandi kugenda wandika abantu bagasoma igitabo cyawe bagenda baguha izindi nyandiko, bagenda kubwira ni mateka wowe utabonye cyangwa utari uri ruhande, bakagufasha kongera ibitekerezo mu gitabo wari wanditse. Ikiyo nanditse muri 2004 ni cyiza, ariko abantu bamaze kugisoma bagiye bampa ibindi bitekerezo, bampa izindi nyandiko, bampa ibindi bimenyetso byerekana uko wabo byari bimeze, kuko hose sinahageze. None bakaguha inyandiko zabo, izo nyandiko nizo noneho nagiye nshyira mu bindi bitabo nanditse nyuma, no kuvugurura, ariko iteka barimo kandi gashya. Reka duhere kuri iki cyo muri 2004, imibereho y'abatutsi kuri Repubulika ya mbere n'iya kabiri, 1959 n'1990. Hanyuma hakaba n'iki turi buze kwita icyo muri 2015, gifite na ryabara riranga icyunamo. Bitandukaniye ni ibihe wongereye muri iki gitabo bitabonetse mu cyambere? Bitandukaniye he? Cyanyuma ni nyito nagize ngufiya kugira ngo abantu bayifate neza yumvikane buba. Ubundi icyo cyatinda kuri Repubulika ya mbere kabimbaga ari ibintu birambye bitinda. Noneho nyito nagize ngufiya, ariko noneho iki ngiki cya kabiri kinabuguye kirimo utuntu twinshi dushya tutari mu cyambere. Usangamo kiruti cyambere kimwe cya gatatu. Iki cyo tubunini kikirusha ibintu birimo n'ibishya abantu bagiye bamfasha kubona ibindi, no kubona ibimenyetso bihamye bya mbere, no kubona ibimenyetso bishya wakongera munagere mbona ibintu. N'ubwo nizeye ko ningira amahirwe abantu bagasoma iki cyanyuma bakagikunda, bazampira ibimenyetso nkagenda nongeramo, nagira amahirwe nkavugura nanone bwa kabiri. Muri iki kiganiro ndagira ngo by'umwihariko twibande kuri chapitre 3
ibice bitatu bya mbere by'iki gitabo gifite chapitre zigera kuri 7. Chapitre ya mbere wayise muyaga yo muri 59. Kuki ubyikoresha imvugo muyaga? Amateka yaragiye avuga ngo ni impinduramatwara, nubwo zakomeje kugibwaho impaka. Ijambo umuyaga mwe murivanahe? Naribanye mu baturage ntibari bazi ikintu cyitwa revolution. Iryo jambo ryaje nyuma buhoro. Bo rero babonye ibyo bintu bikubise, abantu bagatwikira abandi, abantu bagahunga. Bwari ubwa mbere mu Rwanda bo bahise bavuga ngo ni muyaga, kuko byagize vuba birakubita, batwikira abantu, abandi barahunga, haba akabuyo kenshi. Revolution ni ijambo ry'abanyapolitiki, ariko Rwanda rwagiseseka cy'abaturage. Iryo jambo bari batarimenya, bagiye barimenya nyuma, baryumva, baribwirwa. N'ubu ngubu hari impaka kuri ijambo revolution, ariko abantu b'abaturage babanje kuvuga muyaga. Abize bo harabaye bavuga revolution rimwe na rimwe, ariko abaturage bo bivugaga muyaga. Niryo jambo rero nakomeje gukoresha. Sinashaka gukemura impaka z'abantu ngo revolution yarabaye cyangwa ntiyabaye. Kuri jewe twagize ibyago ntiyabuko icyo bita revolution. Iyo batayambika isura y'ironda bwoko, bagakoraho umwami, bagakoraho abatware, bagakora icyo bashaka, bakazana repubulika, abantu bose bigengamo, abantu bose bibonamo, abantu bose bafite uburenganzira bungana, abanyarwanda bose bakibohoza, bakagira uburenganzira bwabo bwose. Kujyana akantu k'ubwoko, kwirinda bwoko, nta revolution izanironda bwoko, nta na rimwe. Nta na revolution, bambe nta ikintu kizanye ironda bwoko ntigishobora kuba ari revolutionnaire, ntigishobora kuzana revolution. Bari ironda bwoko ni nka kwa apartheid yo muri Afrika y'Amajyepfo, nayo yari ironda bwoko, ntushobora kuvuga ngo yari revolution, ntigishobora kuba revolution. Ironda bwoko ntirijyana na revolution. Nk'uko ironda bwoko ritajyana na demokarasi. Nta demokarasi muri ironda bwoko, nta demokarasi mu kintu kirenganya abantu kironda ubwoko. Niryo kosa bakoze kosa rikomeye ryo gukora revolution, icyo bitaga revolution yarapfubye, bayita revolution, ariko ubundi ntiyabaye, kuko bazanye ikintu kibi cyitwa ironda bwoko. Ni nacyo cyakurikiranye Abatutsi kugeza bakuriye genocide. Ni imbuto bateye icyo girera irasagamba, niyo byaye amahano. Icyo kintu wise muyaga, abaturage bise muyaga, sinawe wabyise muyaga, ugaragaza ko cyabanjirijwe n'ibindi bintu byo gushyushya imitwe, ibyo bise taragiti. Taragiti zandikwaga na bande bagamije iki? Zandikwaga n'abantu. Hari hamaze kuba ikintu, amashyaka yamaze kuvuka, atanavuka hari hariho za taragiti. Habanje ibintu bya gitera, mbese kugira ngo umuntu azamuka yavuga ko habanje ikintu cy'urwandiko rwo mu nama nkuru y'igihugu hari mu 1957. Ni naho association ya Parmehutu yavutse, nayo ni 1957. Ayo mashyaka rero ibyo bitekerezo byabo bagenda bisubiranamo, ukabona wanditse itaragite, ukabona wanditse igipapuro tutagisinye, bakayishyira hanaha, byagiye babishyira rero hirya no hino. Habayeho n'urugomo. Amashyaka amaze kuvuka aho byarigaragaje rwose, abantu bagendaga bakubita abandi kuko batari mu mashyaka. Mukubona umuntu wamukubise wese uti ni umuprosoma. Icyo gihe kuba umuprosoma no kuba Parmehutu byari bitatandukana neza, bose babitaga abaprosoma muri rusange, kuko Parmehutu bari batarayimenya neza, bagiye bayimenya nayo buhoro buhoro. Bakavuga ati abaprosoma byavuga guhanga umwami, abashaka umwami n'abashaka ngoma cyami bakabarwanya, nabo aho biherereye bafite n'ingufu bakabarwanya. Hahoze bagahamahana adasiba icyo gihe gusubiranamo kw'abantu, kubera ko adahuje amashyaka, kubera ko adahuje ibitekerezo, bakandika. Hari inyandiko nyinshi, nugira amahirwe ukajya nko mu nteko nshingamateko ukazareba amabaruwa yandikirwaga umwami, yandikirwa n'inteko nshingamateko icyo gihe bitwaga Conseil supérieur du pays. Uzabonamo impapuro nyinshi bazikizemo, nyinshi zandikirwaga umwami, uvuga ngo iki niki, bamwe bagashyikira ibitekerezo bya gitera ari umunyapolitike w'icyo gihe, abandi bakabirwanya bagahangana. Kubona amahane menshi muri ibyo bipapuro n'izo nyandiko. Nyuma rero na Parmehutu yongeye kwandika ikintu cyitwa manifeste y'abahutu, nayo izayo ikurikiye iyo mizopo yaranditswe n'abatware bo mu nteko ishinga amategeko y'icyo gihe. Nanone birongera bihangana kuko byari binyuranye neza, itegeko byari binyuranye rwose, barahangana rero. None bagatangira no kurwana, bagatangira no kugira urugomo, bagatangira no gukurikirana abatari mu mashyaka amwe. Amashyaka icyo gihe yavutse mu 59 nayo batangira no kugenda bahangana, bagirana urugomo. Ugaragaza ko bitatangiye ari ikibazo cy'abatutsi, cyari n'ikibazo cy'abahutu, ahubwo byari nk'impaka za politike, kuko muri iki gitabo uravuga uti abo ku ruhande rw'umwami uwo batavugaga rumwe bamwitaga umwaprosoma, abaprosoma nabo bavuga ko barimo kurwanya ubwami,
hanyuma ariko muri uko kubisobanura ukagaragaza ko habayeho gukimbirana gukomeye. Uku gukimbirana niko wita muyaga? Gutwika, ubutwitsi, ubusahuzi, kwica abantu n'ubuhunzi, ibintu byaje byinshi by'urugomo butari busanzwe bituba ku Banyarwanda batari bamenyereye, abantu batwikirana, abaturanyi mu Rwanda rwose kandi ntahasigaye. Abamwe barahunga, abandi baranyagwa, abandi barafungwa, abandi baricwa. Icyo nicyo bitaga mu ibintu bishyashya washyize muri iki gitabo abantu benshi batazi nk'iki. Urugero uvuga ko inari ritari ishyaka ry'abatutsi gusa, ntabwo ryashyaka na busa. Ikindi hari ahantu nasomye muri iki gitabo cyawe uvuga ko hari n'abatutsi bari muri Parme Hutu. Hari bamwe bagiyemo koko. Bamwe hari nk'umuntu, hari nk'uvuga wabaye burugumestre w'icyari komine ngira ngo ni Gashora. Ibi bintu ko ari bishya mu bikurahe? Twekuye mu nyungu babizi. Inani ntabwo yari ishyaka ry'abatutsi, ryari ishyaka ry'abakunda umwami n'abashaka ubwigenge. Bya bintu bibiri: gukunda umwami, gushyigikira umwami, ingoma ya cyami, no gushaka ubwigenge. Icyo cyari igice gikomeye kandi kihanganye n'Ababiligi. Icyaha bakoze nuko babonye abo bantu akenshi n'abatware benshi bari muri iyo gushyigikira umwami, bari bamushyigikiye. Icyo bavuze ati mwebwe twabashyize ku butegetsi, twanabafashije, twabahaye ibyo mwashakaga byose, none murashaka ko tugenda. Icyo gihe inari yari yatse ubwigenge, ivuga ngo ababuryo basubire iwabo. Hari n'indi ivuga ngo ababuryo basubire iwabo. Abazungu rero byarabavunye kuko bari bamaze kubona experience ya Kongo bari babahaye ubwigenge, ariko abanyekongo bahinduka abazungu, barabakubita bagira n'abazungu baranabari bakoreye ibyamfurampi byinshi. Ino rero baravuga ati ntituzava muri Afurika, Kongo turayibuze. Ubundi hari ikintu cyitwa iprona cyavutse nacyo kidakunda abazungu. Mu Rwanda hari ikintu cyitwa inari cyavutse nacyo cyanga abazungu, ntituzabireka. Bati mureka abandi, dushaka abandi bantu dufatanye. Bafatanya na Parme Hutu. Bari bashyize hariya, baranashyigikiye bamwe ariko bake cyane, ariko bari barahereje abahutu mu butegetsi. Ntujya ngo umuhutu yabaga gutegeka, ntabwo yategekaga. Abazungu bari babikoze nkana, ntabwo yategekaga. Harimo nk'abasushefu, ku basushefu 540 n'abangahe, abahutu banza bari bageze kuri 12 gusa. N'ubundi bategekaga ibintu by'ubutegetsi, administration ya leta ntibari bayirimo. Bari bahejwe rero. None baravuga, abazungu baravuga ati bari twaheje, bashaka n'ubutegetsi ubabazana bagasimbura abatutsi birasa. Abanyina ntabwo nibo abazungu bagarukiye birukana abatutsi bari bashyizwe ku ibere mbere. Bari babatwara abatutsi bose bategekaga, urabyumva. Hari imiryango imwe yategekaga n'abahutu bategetse bose, urabyumva. Ariko baravuga bati mukoze mutya, twari twarabafashije, twari twarabashyize ku ntebe, tubakuyeho tugiye gufatanya n'abari. Bashaka kugira ngo muri Afurika bagire abantu bamwe basigara barengera inyungu zabo. Batwica abatutsi, barabafunga, barabanyaga, babagira nabi, barabaca. N'ubikoze ntibamuhane. Nta guhana se niri ugeze hano n'ibya 30. Hari abafataga rimwe na rimwe ariko bakabarekura uwo munsi. Ntawe wigeze bahana. Hanyuma ariko nanone amateka yakunze kuvuga ngo n'ibyo bise revolution yo muyaga, abantu kugeza uyu munsi bari bazi ko imbarutso yabyo yabaye kubitwa rya Mbonyumutwa. Urabihakana rero? Ntabwo ari byo. Hari habaye ibindi bikorwa by'urugomo byabibanjije, mbogamo n'amazina y'abantu bari barakubiswe. Inka z'umugabo witwa Kayekezi wa mu Buriza, umugabo witwa Nyabuhoro w'Rwamagana. Hari abandi benshi bari bagiye bagirirwa nabi. Mbonyumutwa atarakubitwe, ahubwo Mbonyumutwa yarakubiswe. Hari n'umuntu witwa Karabenda hayo, nawe wari ukomeye, wari umujuje, nawe wari wamugira urugomo hariya mu Gacurabwenge, hariya ni Kamonyi ubu ngubu, nawe wari wamukubise. Hari abantu benshi bari bakubiswe b'abahutu n'abatutsi. Uwo Kayekezi yari umututsi, ariko yari mu ishyaka ryitwa Raderi. Raderi rero ntiyakundaga umwami nayo. Ni abantu bari bafatanyije n'Ababiligi. Raderi bari abantu b'ishyaka by'abahutu n'abatutsi, baba fonctionnaire bashaka gukora n'Ababiligi ngo bashyireho nk'ikintu gisa nka modere, nka modere. Bo ntibarwanyaga abazungu. Baragize rero barakubise. Ni bande bakubitaga abandi? Aho umwe afite ingufu yaramukubitaga undi. Ega n'abasoresore z'abakubitaga hariya mu Gacurabwenge barabakubise, abarimu bari bakubise, n'abanditsemo bakajya babakubita. Aho abandi nabo bafite ingufu bakakubita, abandi nabo bafite ingufu bakakubita, bakagenda barwana n'amahane. Icyo gihe abantu ibintu byaba bishyushye, bakakusubirana rero. Kuki rero
hasigaye gusa mu mitwe y'abantu ngo imbarutso n'imbonye umutwe, ibindi kuki nta gaciro byari byahawe? ntibabibuze kuko mu mutwe amaze gukubitwa habaye akantu gashya katari gasanzwe. hari abandi bari bakwiswe ariko mu mutwe amaze gukubitwa bukeye n'umunsi wakwica wa kabiri noneho hari igitaramo habuye abantu abasore nk'ijana 150 bamwe bakundiza bajya kureba ibyambonye umutwe bakubiswe bashaka kureba ko byamugendeye batera umutware wahatwaraga yitwaga Gashagaza, abandi batera hariya mu Marangara hari umutware twagoma baramutera bamutemera utoki bamutemera ikaho barandagaza na nuwo kundiza Gashagaza nawe baramutwikira bagira bate barica n'abantu iwe bageze kuri 4 cyangwa 5 barabica ahungira kuri misiyoni we ntiyapfuye icyo gihe. Ni ukuvuga noneho batangira no gutwikira umututsi udafite ahuriye n'urugomo rwabaye, igishya cyabaye banajya gutwikira abatutsi ahantu mbonye umutwe atakwitiwe, ndetse abakubise mbonye umutwe ntibafatwe icyo gihe nyuma baje gufatwa, ariko si bo bakwitiye bagiye kuvuga ngo turashaka umututsi witwa umututsi wese. Noneho iby'amashyaka basa n'abagiyeyo bagaruka ku kintu cyitwa Hutu. Iyo siroga yazanywe nandi zamwe pari Muhutu. Ega pari Muhutu yabivuga kumugaragaro pari Muhutu yanabyandikaga kabandi yabyandikaga yanavugaga ngo yitaga Hutu. Navuga leta y'u Rwanda yavugaga leta y'igihugu yavuga ati leta Gahutu. Yavuga kumugaragara akabyandika mu gisikuru isoga ya Kayibanda yashatse nk'ikintu cyanesha ingoma ya cyami ati kindi cyagishobora nuko natwe twazana ikintu cyitwa umuhutu agahutu pari Muhutu azana icyitwa cyambere arakizamura arakishyiraho ngaho kirakunda nawe kuvuga ngo yari y'abatutsi cyo kubeshya uko nk'ibice nka 3 bya 4 by'abayoboke barabahutu. Ega ntujye ngo bagiye bahinduka nyuma. Urabivuga uvuga ko n'amatora inari yo yashakaga kuko ngo yari yizeye kuba yayatsinda, bizatsinda iyo gumana abatware bayo. Icyo babishoboje nuko bakuye abatware bakuyeho icyo bita mobilisation, kuvuga ubukangurambaga bwabo na politike yo kubahuza yari kuyatsinda, yari nabyizeyeyo kuko icyo gihe abaturage bose bari bakinyuma abatware babo, aho abatware bajyaga ingabo zabo babitaga ingabo zose zirakurikiraga yari kuyatsinda, inari yari kuyatsinda niko yakekaga rimwe yani kwavugaga. Ariko habaye none ingoma kubanyaga abatware baba ntibagishoboye kuyobora ingabo zabo, kubirukana, kubafunga, kubahuza no gukora propaganda. Na Kigeli yaho mutoye yaje kwitoresha batura muri Kamamaka muri 31 aje kwitoresha mu gitondo, baramufata bamusanza i Kigali, baramufata mushyira muri rye bamujyana Bujumbura. Wowe baratora bamuhungishe kandi nawe yari gukora propaganda ye kuko niyo wari kwiyamamaza. Baramufata bamujyana mu kajoro aragenda yari yacumbitse kwa Rukeba wongo yari perezida wa inari cyo kandi yari umuhutu. W'intwari witwa Michel Bagasana nawe yari umuhutu, niwe secrétaire executive wa inari, nawe yari nk'umunyabanga mukuru wa inari. No icyo gihe ntabwo amashyaka ntabwo abahutu bari muri inari bose, ntabwo bari muri Parmehutu bose, bamwe bari muri inari, abandi bari muri Adera, abandi bari muri Parmehutu. Nyuma ariko abaturage bo Parmehutu imaze gusa nigira ingufu nka 31 hamaze kujya abatware b'abahutu, abaturage nabo bagiye bajya inyuma y'abo batware babareshaga bati nimuze intambara hindura y'amoko, bati n'ubwoko ntabwo ari ma politique. Uvuga ko bana bakubisa ariko abangaga kuyoboka iyo ngenga bitekerezo ngo nabo bakabatwikira mu bantu, nabo batwikiraga n'aho tubatwikirwaga utemeye bamutwikiraga, hano aho twahunze bagabutse ubundi mu 94 hari n'abatwari n'abatwahunze nabo batwikiwe kubara abayoboke umwami wacu wa inari kandi twabiveho nabo barabatwikira bagenda. Nonese muri iki gitabo ugaragaza ko ibyo bintu byabaye mu gihe gito cyane hagati ya 59 na 61 ibintu byari bimaze kugenda bifata indi sura. Hari umuzungu witwa Logiste yadabishya ku murongo arerura aravuga ko mugaragara byanditse mu gitabo ati umwanzi wacu w'inari tugomba gushyigikira amashyaka arwanya inari, niyo ati ni umwanzi wo kwicwa ennemi mortel, ati tugomba gushyigikira amashyaka amurwanya. Arabikora niwe wategekaga u Rwanda
yari umusirikare icyo gihe utegetse bari bagiye mu maboko y'abasirikare b'Ababiligi aravuga ati turarwanya Intare n'abayoboke bayo arabikwazana abasirikare bakubita Intare bakubita abayoboke bayo baratwikira barabirukana baragenda byabaye rero igihe gito cyane yaje muri Novembre kwezi kwa 11 yagize muri 31 hamaze kujya abatware bose bapfa mu noneho bose abandi bose banyazwe bose kumugaragara abasigaye n'umwe nta n'umwe wasigaye n'abitwaga elite n'abitwaga ko bakoze neza n'abitwaga ko bakoze neza bafite kote nziza bose barabanyaze kuko ari abatutsi barabanyaze bose ibintu abishyize ku murongo rero abishyize mu maboko ya Parmehutu kandi arashyigikira azakina ntabwo muri politiki ntiyakinaga yari yavuze ati tugiye gushyigikira iki gice cya Kayibanda nicyo tugomba kurwanaho kigatsinda ibindi bikarangira ibintu bikava mu nzira abantu barameneshwa abandi basigaye mu Rwanda bagiye kuri za misiyone nkatwe iwacu hari muri Sidi twahungiye hari Ingoma abandi muri za paruwasi hirya no hino hari ahantu bashobora kwikinga ari benshi nk'uko bajya ahantu bashobora kwikinga cyane cyane muri za misiyoni hanyuma barahava baza bamwe bajya hanze abandi bagaruka iwabo bamwe bakajya bicwa rimwe na rimwe ntibicwaga iteka ntabwo ubukana bwo kwica bwanganaga iteka hari igihe wabonaga byoroshye ukabona abaturage basaruye imyaka yabo baroroye bageze bati hanyuma hakazaza ikibazo ukabona noneho barongera babisha bakongera ukagenza amaguru make bakazongera bakabica ngo byiteka ubukana bwabaga bungana hari igihe ubukana bwabaga munini ubundi bukaba butoya ubundi rero bwaba butoya abantu bakihingira bakorora ibyo abaturage basanzwe icyabaga yenda no kwima biza akazi nabo hari igihe bakabahaga rimwe na rimwe ubundi kubima akazi no kubima amashuri kubyagenda nabyo biza buhoro ntuye ngo byase biza gukanya byaje biza buhoro bagiye bashyiraho system yo kubishyiraho buhoro nshuti mukurikiye televiziyo y'u Rwanda iki gitabo imibereho y'abatutsi mu Rwanda hagati y'umwaka w'1959 n'1990 igice cyacu cya mbere kivuga uko byatutumbye uko byaje bije mu isura yo guhatanira ubuyobozi no kwirukana abakoroni bamwe bavuga bati nibagenda abandi bati ntacyo twakorana nabo ariko ukuntu byaje guhinduka ikibazo abatutsi bakagirwa ikibazo mu gihugu nibyo yaravuze ati umutegetsi w'umubirigi Logiste yaravuze ati oya tugiye gushyigikira Kayibanda n'ibitekerezo bye abandi batari kumwe nawe ubwo barimenya nuko byagenze rero nyuma rero bamaze kugirwa ikibazo bakaba impunzi mu gihugu cyabo benshi mukuri iki kiganiro mukanya agiye kubitubwira ntabwo muzi ko Bugesera bwigeze kuba gereza gucirwa i Bugesera kutemererwa kuba wava mu Bugesera ngo ujye mu kindi gice cy'igihugu kutemererwa kuba wava mu kindi gice cy'igihugu ngo ujye mu Bugesera gusura bari baraciriweyo ibyo byose bivugwa muri iki gitabo byabagendekeye bite kuki bageze naho babanyaga ibyabo hanyuma no kuba byonyine naho baciriwe bigasa naho hagizwe gereza izo zari impamvu ki ntimujye kuri Ubugesera ubuvuga mu buryo abandi batari bazi ikibazo cy'abatutsi bimuriwe i Bugesera baciriwe i Bugesera amateka kugeza uyu munsi benshi bazi ko i Bugesera abatutsi boherejweyo ari nko kubacirayo ngo bazajye gushirirayo ariko si kubivuga mu gitabo hari ikintu cyitwa plan de Senal ni nka gahunda yo guteza imbere u Rwanda barayikoze Bugesera bari barateganirije kuzatuza abaturage 50 bivuye mu turere dutuwe cyane bari babiteganije hari n'abazungu batangiye kwirukana hahoze isazi yitwaga Gatsetsa ry'aga abantu bari bahatangiye kwatunganya kwagira neza bari abantu bo mu Ruhengeri rero niba bahabanje Ruhengeri na Gisenyi babwe hari inembo niho bari bahungiye babatwikiye babajyana mu Bugesera n'abaryo babajyanye bari bagiye kwica mu Bugesera nibo barabisha ariko icyo gihe bari bagiye kubica bari bagiye kwatuza aho hantu hari hateganijwe kuzatuzwa n'abandi bantu bati nimuhakira abatutsi kuko mu Ruhengeri bari babanze kumugaragaro na Kigeli yagiye gukoresha inama mu Ruhengeri baramurahira bati abatutsi nibagaruka kandi tuzabamara ari we yakoresha inama
ati abatutsi banyu nibagende batwaye imirima yacu. Ni abantu bajyaga gutwarayo bakajyana n'abagaragu babo n'ingabo zabo bakagenda bagafata imirima yo mu Ruhengeri. Abantu mu Ruhengeri bakonaga imirima yabo cyane, hari hasagana hari abaturage benshi ugereranyije n'imirima yabo. Noneho abaturage ntibigeze na rimwe bemera ko abantu batwara imirima, abaturage bo mu Ruhengeri, abantu bitwaga Abakonde n'abandi bitwaga Abagererwa bari bafite imirima yabo. Baravuga ati nyakubahwa umwami w'u Rwanda, babwira Kigeli. Wowe baramwemeraga se nibura? Inde umwami niyo yagiye kwakoresha inama, bari batarerura ngo bamwange, icyo gihe bari bataramwanga. Baramwakiriye bakoresha inama ko mugaragara ngo akemure ikibazo cy'impunzi zari kuri za misiyo. Yagiye kureba uko amahoro ameze mu gihugu. Baravuga ati ntidushaka ko abatutsi bazagaruka hano, barabimwe niba aho barayimuha, nabyo biri muri icyo gitabo. Bati ntidushaka, babajyana mu Bugesera, bajyana mu Bugesera hari hamaze gutunganywa gahoro. Njye sinemera ko bari bagiye kubicirayo. Nyuma barabishe inyenzi zateye, babishe imitaga myinshi, ariko Kinyezi turakigaba, ariko icyo gihe bari bagiye kubica. Hari hasanzwe imishinga yo kwatura, hari paruwasi, hari icyitwaga foyer social, hari ibitaro centre de santé, hari abazungu bashinzwe kwatunganya, hari n'abaturage basanzwe bari bahatuye, n'abaturage basanzwe kugeza bari bituwe, abantu bahitwa gakondo, habaga n'igitangaza bari bahatuye. Ariko ndagira ngo kuri iki kiganiro ubabwire impamvu iyo aho ngaho za Ruhengeri turayumvise cyari ikibazo cy'amasambu, ariko uvugamo ko hari n'abandi batutsi bagiye bavanwa mu zindi ntara nabo bakoherezwa i Bugesera. Ho bahohererezwaga iki? Kuko bagomba kuva mu masambu y'abantu, bari babikanye mu byabo badashaka. Hari ikintu cyitwa gucibwa. Umututsi wasenyewe akajya kuri paruwasi kuhahungira, habaga inama irimo burugumestre w'icyo gihe, ikabamo umuzungu witwaga Tripani washinzwe iperereza, bakabakora inama ati noneho muzajye wanyu ku murenge mwandika abantu mushaka ko bazagaruka, bashobora kugaruka, abandi mudashaka muzabwe ko baciwe. Abantu bacibwaga. Inama zarabaye zo guhitamo impunzi yagaruka mu byayo idashobora kugaruka, bavuga ko iciwe. Bagahitamo bagendeye kuki? Abaturage ntubuzi icyo bakurikira. Hari yenda uwo wabyaye mu matisima akaba akomeye, yenda uwo haye inzoga akaba akomeye, yenda uwo wigeze guha inka akaba akomeye, akavuga ati wowe ni mumureke, undi bakati nagende. Icyo rero cyo guca abantu, hari bamwe bemerewe gusubira iwabo, hari abandi bemerewe abaciwe bavuga ngo nibajye mu Bugesera cyangwa bajye hanze mu muhanga. N'umuhanga wemeraga kubarihira ngo bagende. Umuzungu Kibungo yarihiraga abantu ngo bajye i Buganda, bamwe na bamwe. Abandi rero baciwe bakajaza mu Bugesera. Hari abavuye muri Sida, hari abavuye ku Gikongoro, hari abavuye Gitaramo, havuye bizabyumba bacirwa mu Bugesera bose. Byageze ubwo abatutsi bakorerwa inama zirimo ba burugumestre, inama igakorwa n'abaturage uvuga ngo ese aba bagaruka aba ntibagaruka. Ibyo yabaye. Habaho n'inama zivuga ngo noneho abanzwe n'abaturage b'iwabo bakaba batemera kujya mu Bugesera, nibajye hanze. Ibyo byarabaye kumugaragara. Leta ibihagarariye ari yishaka, leta yabikoraga. Uwo muzungu Tripani yari wa leta, n'ababurugumestre bari wa leta. Na leta ntacyo yakuze ngo abantu umuntu umwe, abantu bo mu Intari bangaga ko abantu bahungira hanze. Hano hari abatware bitwaga Arutini Ntwarane n'abandi bangaga bo ko abantu bajya hanze. Intari naradiye ntiyabishakaga, ntiyashakaga ko abantu bajya hanze, kuko kujya hanze ni ukubuza abantu amajwi no kwakura mu byabo no kubarenganya. Bo rero bashaka ko abantu batajya hanze, ariko abazungu bakavuga ati ntibagende, na politika bavuga ngo ntibagende. Kubajyana hanze byari bifashije iki aba bazungu? Umwanzi saba yigiyeyo no kumuhashya. Ariko ubwo bari abanzi bageze kuri urwo rwego rutuma boherezwa hanze. Gutwikira se akakwica, ikindi kibazo gisigaye ni uburonzi kwa gukunda. Ujisi nawe kubwo yari yavuze ngo umwanzi wacu n'umututsi, yamwitaga mu Faransa ngo ennemi mortel, no kumwabarira na rimwe. Barabaciye rero babacira hanze, abandi bacira mu Bugesera, abandi bacira hari Kibungo, hari abagiye Kibungo, hari za Sake, hari twahaga za Sake. Ukavuga rero ko banagezeyo ngira ngo basigaye ku butegetsi nabo abaturage babaye nk'abibutsa ngo babime uburenganzira bwo gusurwa. Babimye koko, babimye kuko hari ahantu uvuga ngira ngo niho ku rupapuro
rwa 20 na kangahe ibaruwa yanditswe na n'uwari perezida wa Kigali Noheli bona baryi baravuga ngo yanditse kugira ngo umuntu muri Bugesera wajya abafite reservasi ngo kujyayo agira indi reservasi nibyo barabikoze rwose leta irabikora kijya bagejeje mu Bugesera none abantu bakajya bashaka kwava bamwe bageze gusenya n'ibibi urabona bagezeyo basanga ni mu ishyamba ahantu hataheza n'ahantu habi bamwe batangira no gupfa abandi batangira kujya gute ariko baravuga ati mugomba guhinga mudahinga muzicwa n'inzara abandi bakanga guhinga bagashaka no kuhaba bamwe bashaka kwizimira abandi bashaka gusubira kujya iwabo abandi bashaka hirya no hino bati mugomba kuguma ahangaha utabuze haba barabafungirana byanarangiye bitize cyane no muri za 70 kuhaba byari bikiruhije no muri za 70 rwose byari bikiruhije kujyayo kuvayo barabwiye ngo uzaje kuva mu Bugesera wabagayo. Umunyabugesera yarangwaga n'iki ku buryo atagenda? Indangamuntu buryo atashoboraga kugenda baguhaga igipapuro wakwambuka Nyabarongo uriya yari ifitiye bariyeri, hari bariyeri hakunya Nyabarongo ya Gahanga kwanyura rero nta handi wanyuraga ugomba kuza ukerekana urupapuro uko ufite uburenganzira bwo kujya i Kigali kwivuza cyangwa kugira ikindi kintu. Bari babuje n'abantu ko batwara mu modoka, bari babuje n'abantu kuzana abakobwa ubwo bavuga ngo abakobwa nibo baza muri mu modoka babaciye rwose byo byaraga bamaze kujyayo bashushanya bahatega agatego bamaze kugerayo kandi nyuma mbere bari babeshye ngo ubishaka n'uzajya mu Bugesera afite hanyuma boherezayo ku ngufu bahagenda babayo babuza kuvayo. Nshuti mwari mukurikiye iki kiganiro, kino gice cya mbere cy'ikiganiro dukoze kuri iki gitabo imibereho y'abatutsi mu Rwanda hagati y'umwaka w'1959 n'1990. Impamvu dushatse kubanza gutinda muri icyo gice cya mbere no kugira ngo abantu bumve basobanukirwe ko 1994 itapfuye kuza, nanone tubivugira kugira ngo abantu bamenye icyateje jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 n'impamvu abantu bayitabiriye.